Ikaze ku bantu mwakoze iyo bita Binance niba ari Mobi airdrop. Binance Mobi airdrop ifite coin yitwa Mobi. Ku bantu mwayikoze iyi Binance Mobi airdrop yatangiye kubikuza. Rero ntatinze reka tuyinjiremo kugira ngo mwese murebe uburyo wayibikuza. Niba wujuje ibisabwa nawe ugenda urebe uratangira kubikuza. Hano bari kuvuga ko nyine bamaze gutangira gutanga kubikuza, wabikuriza muri exchange zose ushaka. Iyo uje ugakanda hano rero kuri hano aha, iyo uje ugakanda hano kuri withdraw, hano bari guhita bakubwira ikintu cya mbere. Wowe nukanda hano kuri withdraw barakubwira ahantu ho kwandika password, kuko njye namaze kuyikora. Urashyiramo password y'amagambo, ushyiremo n'imibare, ushyiremo n'utumenyetso. Yego, urumva ibyo cyumvikanye. Urakora password y'amagambo, urangije ushyiremo umubare, ushyiremo n'utumenyetso. Noneho rero hano iyo uje hano barakubwira ngo hano bari kukubwira ushyiremo wallet address ukuye nko muri Binance hehe cyangwa kuri OKX ya Mbereke. Ariko ubundi nagiye kure mbere na mbere, nabanje kuca hano kure, muranyihanganira. Reka nsubire inyuma ho gato kugira ngo mubisobanukirwe neza. Ku bantu mwakoze ino mining, iyo uza hano kuri exchange wemerewe kubikurizaho, uri kuza hano ugasanga bari kukubwira ngo koreshe Tron TRX. Ubwo ni TRX ya TRX S220 niyo uri bukoreshe. Ubwo urajya muri Binance yawe cyangwa ujye muri na BNB, nazo wemerewe kuba wazibikurizamo. Ni ibintu byinshi nyine. Ubwo urajya muri Binance yawe cyangwa OKX ukoresha, bitewe na exchange ukoresha, uyikuremo. Nurangiza uze hano muri withdraw, uyipestingemo hano. Aha urashyiramo amafaranga ushaka kubikuza, ushyiramo password, ukore kuri confirm. Mbere urashyiramo wallet address ukuye muri Binance cyangwa OKX bitewe na exchange ukoresha. Urajya gushakamo TRX 20 cyangwa ushakemo BNB, uzizane uzishyiremo hano. Ushyiremo amafaranga ushaka kubikuza, hano ushyiremo password wa creatinze, hano kuri confirm. Ngewe rero ntago mfitemo coin zihagije kuko nayitangiye vuba aha, nta n'iminsi ngahe nari imazemo, nta n'iminsi 5. Ariko wibaze niba kanze nkwerekeho gato, iyo uje hano urabanza unazikonvati, urabanza uze hano uzikonvatingemo. Aha, kubera ko urasanga bimeze gutya. Wowe uraba ushaka gukora zino Mobi uzi konvatingemo amadolari. Noneho wowe uraza hano aha kuri minimum ibyo uraba ugiye kukonvatinga nyine urabisanga gutya, ntugire icyo uhindura. Nukanda kuri hano aha barahita bakwereka ko zino Mobi ufite, izi Mobi nge mfite 3,647.
zihwanye n'idolari rimwe n'ibice 75. icyo kintu muri kucyumva, ngaho ibaze nk'umuntu ufitemo mobi 100,000 cyangwa 200,000 cyangwa 300,000, uri kumva ikintu afitemo ikintu cyitwa amafaranga. So rero ni uku nguku uri bubigenze. njye nuko nashaka kuzikomvatinga, ariko kandi komvatinga kugira ngo nabibone ko nabigenze gute. Oh sorry, okay, ndabona bitari gukunda gusa byarangiye. ni uku nguku muri bubigenzi. ndabona za mobina nimfite hano zarangiye, zavuyeho. ubwo njemo hano muri njemo hano muri withdraw, ndasanga harimo zino zamaze kugiramo hano, hari ngizimo hano zabayemo ama USDT, zabaye amadolari nyine. ubwo ku muntu ushaka kubikuza ni uko nguko ari bubigenze. kamete na uploading ino video urebe nawe, ndakeka ko biri buze kukubera fresh sana ku muntu wayikoze akaba afitemo ibintu byinshi. ku muntu wemerewe kubikuza n'umuntu ufite minimum y'amadolari 5 kuzamura. Bye bye rero.